Francine, ndi umubyeyi w'abana batatu. Gusa ikintu navuga ni byinshi byo kuvuga, ariko hari ibintu njya nibuka mu buzima bwanjye by'Imana yagiye inkorera. Ikintu nibuka cya mbere ni uko twabayeho turi imfubyi, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba ngo ndareba ababyeyi. Wenda mama twabaye igihe kirekire, ariko papa yapfuye 94 ndi mu myaka 7 tugumana na mama tubaho. Ariko hari ikintu Imana yagiye inkorera. Najyaga nkunda gusenga, ariko umunsi umwe ntangira kuvuga ngo ngiye gusenga, ngiye gukizwa. Nari ndi kwa Mamudogo, tugenda numva bavuze ibintu by'Imana, numva bitangiye kumpusha mu mutima. Icyo gihe nasenga, nakundaga gusengana na kaka muri Katolike mu Bareji. Ariko nyuma yaho ngiye gusenga, nza gusenga muri ADPR, twasengeraga hano Nyarutunga. Baza kwigisha ku buntu umuntu ahabwa umwuka wera. Arangije aravuga ngo umuntu yirinda icyaha cyose. Ubwo guhera icyo gihe n'uwantukaga sinamusubizaga, n'uwankandagiraga sinamusubizaga. Mugihe umunsi umwe turimo dusenga, nanjye naje kubona imbaraga z'umwuka, numva mvuga za haleluya gusa, mvuga za amena gusa. Guhera icyo gihe ngenda nkura muri ubwo buryo. Ariko icyo kintu cyabashije kunkomeza nk'umuntu utarahabwa umwuka wera. Icyo nari nkivugiye, umwuka wera ntabwo ajya abasha kujya ahantu hari ibyaha, cyangwa se nanone n'irimo n'abatari adafite ibyaha, wa mwuka ntawubona. ari uko atavuze ngo afite ibyaha, ariko guterwa n'ukuntu watitirije. Icyo gihe naratitirije, hahandi Imana ntigeze nyiha agahenge. Najyaga ku ishuri, narindi mutoya, byari 9 ngenda batijwe mu mwuka wera, ntarabatizwa mu mazi menshi. Urumva narindi mutoya cyane, nigaga mu mwaka wa 3 primaire, mbatizwa niga mu wa 4. Ariko naratitirije hahandi ntigeze Imana agahenge, ngo Imana ari igihe ufite ikibazo ntuyiha agahenge. Ndi guteka nicyo nabaga mvuga, naba ndi kujya kuvoma ukabona ngo turi kujyana, ariko ngenda mvuga ibindi. Ubwo nyuma yaho hari ikindi Imana yigeze inkorera, yatumye niga nubwo twari turi imfubyi. Byari ibintu bigoranye kwa gusenga. Ikintu gusenga bijya bimarira umuntu. Nkumva ngise ibyiringiro, twatugeze muri vacances, nkumva tukajya mu rusengero, twabaga turi abana batatu, tugasenga Imana ikatubwira ngo muziga. Ariko ngeze mu mwaka wa 5 byashushe nkaho kwiga kwanjye bihagaze. Mbere amafaranga y'ishuri ndabyuka ntagurutse mu rugo, afite amafaranga 8,500. Twishyuraga amafaranga 21,000. Ngeze ku ishuri ubwo 8,500 nayakosemo tike, navuga nkajya ibyuma. Ubwo nyakosemo itike nta n'ibikoresho, ndagera nicara gutya, baransohora irya mbere nicara inyuma y'ishuri, ariko irya kabiri ndaje n'abasemana ko buse ko nziga. Icyo gihe ubwo nigaga mu mwaka wa 2, gukora turo ku byari ibintu bigoranye kwitsinda. Imana iramfasha ndayitsindira ku munota meza cyane. Tugenda rifitane n'ibice 4, kandi benshi baratsindwaga. Ndangije ndabasemana ko bavuze ngo nziga, none byo kwiga nkabona bibaye nabi, byanze ndabigenza nti. Nshingiye kuri iryo jambo Imana yari yarambwiye, ndaje abantu ugushaka igitambo, ikintu ngiye gukora, ngiye gufata matera, amafaranga nsigaranye muri umwe n'amase kugabanuka, nyategeshe mu gihembwe cya 2 mu mwaka wa 5 mvuye mu ishuri nditaye. Ubwo n'Imana yari yavuze ko ayo mashuri nziga. Ubwo ndi hanze ngiye gukora mu leta, ndaraje arangije arambwira ngo se Francine kuri hanze. None rero ngiye nta mafaranga yo kwiga mfite. Arashe ufite angahe? Ndayamuhereza yose. Arambwira ngo nimba amafaranga yose mfite. Ndayamuhereza. Maze kuyamuha, ikintu ukeneye ni igiki? Nta sabune mfite, nta gikotore n'isigaga ya Tops yindi yaguraga 200 icyo gihe. Kandi yarandanyisaga igihembwe, harandi masabune yatukuraga yajyaga agura 200, nayo ya 600 yabaga mpagije kuri Francine agiyeho. Nta kibazo byabaga bintwaye ibyo ngibyo. Ubwo arangira ngo ni nyamuhi, maze kuyamuha arashaka kuramo amafaranga 1,500 arayansubiza. 1,500 nakuyemo amakaye, nkuramo amakaramu, nkuramo isabune, mbese ibintu nari nkeneye muri icyo 1,500. Arangije nyandikira borudero ngurishyuye. Urumva amaze kubinyandikira, sinzi ukuntu nahisemo, nahise nibuka. Ndangije ahita avuga niba se kunyandikiye gutya kandi ntazabona ubushobozi, nari ngiye kwitahira bwo kuzongera kwishyura. Arangije arambwira ngo guhera uyu munsi
tuvuganye ntuzongere kwirirwa ufite ikindi kibazo cya minervari uzarinda aho uzagira gute uzarangiza ubwo Imana ihita igira gute ifata rya jambo yari yaravuze niga mu wa kabiri turi mu rusengero hariya Kampanga riba rigize gute rigize umumaro ubwo nongeye kwishyura amafaranga 3,000 mu wa gatandatu yo gususha urumva Imana ntako yarinze iryo jambo ubwo nkirangiza ishuri n'ubundi naje nsanga mama arwaye ahita amaze gupfa twese duhura n'ikosi ryo gusigara turi abana noneho b'imfubyi total ikintu nibuka Imana yagiye inkorera twari mu kazuga utabasha gusana utabasha no kugira gute nkajya mbona kagiye kugwa ariko icyo gihe iri mu kigeragezo nk'icyo ngicyo cy'ubupfubyi abantu benshi bagenda bagira gute bakwishima hejuru ubwo ndibuka ko umuntu umwe yanje yaravuga ngo ese ngo mwege ngo mubona muzabaho gute ngo mwicare ngo zibarye ngo nabize ngo ntacyo bizabamarira numva agahinda karanyishe ngize umubabaro wa wundi uteye ubwoba ndangije ahantu njyaga nsengera ndicara ntangira guhindura uburyo bwo gusenga rero umuntu ukuntu uhindura uburyo bwo gusenga abantu twajyaga dukunda kujyana bakundaga gusenga ariko ntangira kubavaho ariko sinabaga nabavuyeho najyaga mfata ahantu najyaga njya ku ibuye rya jyenyine nkasenga Imana nk'iminota nka 20 mbere y'uko ngera muri groupe nakundaga gusengeramo nkabwira Imana nkavuga ngo ABC nakundaga gusenga nkavuga ngo Mana ku munsi wa mbere mvuka wari uzi ko nzabyarwa n'uyu mubyeyi witwa runaka izina nkarivuga n'uyu urumva ukaba uzi ko rya gatatu ukaba uzi ko nzavuka ndi umukobwa nacyo nkagishyiraho urumva narangiza nkavuga nti kubera iyo mpamvu kugira ngo tube imfubyi nsigarane abana 8 ndimo ndeba njyenyine ari jye w'imfura wari ubizi dore ahangaha inzu igiye kugwa minervari y'abana yabuze ibyo kurya byabuze uragira ngo ngiye mbigenze nke urumva narahise nkacaho nkambira akagenda ndabyibuka undi munsi nawe ikindi kintu kigeze kintushaho muri ubwo buzima urumva ko ari ukuvunagura hari umunsi byageze nta mafaranga nari mfite mu rugo dusigarana ibyo kurya ari ibishyimbo byonyine icyo gihe inzara yarateye ahantu hose ndangije ndicara ndavuga ngo Mana aba bana ko bari baramenyereye mama abasha kubahahira nziye ndabagaburira no bishyimbo kari batoya ntibazarwara bwaki nagiye ahantu gutya aruguru mu nsina ahantu habamo amateke nta munsi y'iryo teke hari nka saa moya ndangije mbwira Imana mbega ngo Mana ibi bintu ngenda bigenzana bwarakeye ari ukuntu twarakoze ibizamini by'akazi numva barampamagara nta telefone nari mfite bahamagara umuntu aravuga ngo ngisho musaze ngo gufata ngo amabaruwa yanyu urumva ndagenda njya gufata ibaruwa maze kuyifata mbona ntangiye akazi maze gutangira akazi ibishyimbo byari bihari ndabigurisha ndagenda hari abantu gutya hari ku munada mubona ahantu uruhande hari ibiti bihari hari abatijiste bahakoraga tugira tuguramo ibigori maze kugura ibigori tuguramo n'amavuta ndaza njya mu rugo ibyo bigori tubitekera abana tubikoramo kawunga tubikoramo impubore mbona iminsi irashize ubwo maze gutangira akazi ubwo Imana yagiye indindira ariko twakoze akazi ari ikiraka ubwo none akazi nakoraga k'ikiraka nza kugenda mbonamo udufaranga twa misiyo ariko tutarahembwa ariko twa dufaranga turamfasha turanyunganira ubwo iki gihe ariko n'abana barafite na base na ba nyina pe baraburaraga ariko twege kubera Imana ndajyaga ngera aho ngaho ni mugoroba nkagenda nkajya kuri byatekeye munsi yaho hantu wagira ngo ni ahantu najyaga nicara nkasenga nubwo najyaga ngenda n'abandi byari gake ubwo nihuse bigeze 2009 irangira 2010 ubwo hasi umuntu twari duturanye aranseka arangira ngo he ngo noneho inzu yanyu ngo yaguye burundu ariko ubwo harashize igihe nyine nubwo nakoraga bari bataraduhemba none basa kuduhembera rimwe bamaze kuduhembera rimwe ngera mu 350 y'amafaranga 350 nta kindi nayakoresheje naragiye ari abana twabanaga b'inshuti twaganiraga njyewe uri nari inteye nakundaga kuganira n'abakobwa cyane nakundaga kuganira n'abahungu rero kuko abakobwa ajyagamo bakajyamo ibintu byinshi birebire byo kuvuga abakunzi babo kandi njyewe bakunzi bene data ntabwo ibihe byatworoheye ariko turabiseguraho uyu mukozi w'Imana Imana yamugiriye neza
imuha akazi, ya nzu arayubaka, ba barumuna be arabarera, ubu bose barashatse ndetse nawe yarashatse, ubu afite urugo, umugabo n'abana, ntako Imana itabagiriye. Turabasaba ko namwe mukomera mukajya musenga ubudasiba, ibi bintu mubona kuri mwe bibabaho hato na hato nta ruhare mwabigizemo, nimukomeze kwizera, Imana izabiha iherezo. Amen.